Sorry mwihanganire impinduka ribayemo gato, ariko twari tumaze kureba zino component library hydraulic electronic, twari twabonyemo ama actuators, ama supply element, ama valve n'ibindi bitandukanye. So tugiye kureba ni gute batangira kudrawinga circuit. Umukunzi wacu yari yatubajije ngo tumushushanyirize agasakwiti kari kari double acting cylinder gafite DCV ya 4/3 3 position and 4 ways, iri controlled one side by push button, another side by shift lever. So arongera aratubwira ngo dushyireho pressure relief valve, noneho dushyireho urumva agomba kujyaho tank, agomba kujyaho motor, agomba kujyaho filter, agomba kujyaho pump, izo component. So mbere na mbere turaza tuza hano muri power supply hano turaza duhitemo tank tuize. So mbere na mbere kugira ngo ubanze kudrawinga uza hano hejuru kuri menu bar, munsi ya menu ya file hari akantu kavuga ngo new, ugakandaho agahita hafunguka screen imeze nk'uku nguku, ugafata ya tanka yawe ukaza ukayikurura ukayirambika muri screen yawe. So reka tuzominge kugira ngo turebe ko tanka yacu iri kugaragara. So iyi tanka yacu iyo uyifite hano, ubwo nyuma ya tanka tugiye gushyiraho filter, wenda tugiye kuyungurura aya mavuta cyangwa se tuyayungurura avuye muri system, nabyo nta kibazo, ariko reka twe tuyayungurure kano kanya. Urabona ino filter nyishizeho ariko ije imeze ukuntu, reka twebwe wenda tubanze tumere nk'abayirotatinze ibashe kugendana na tanka uko imeze. So this is filter. So nyuma ya filter tugiye gushyiraho pump. So nimba tugiye gushyiraho pump, hano turareba hano hari pump irimo, tubone hano dushakisha ibintu bijyanye na pump, turebe ibintu bijyanye na pump tubone ntago turi kubibona, ariko hano dufite hydraulic motor. So ino hydraulic motor reka nayo ino component tuyizane kuko dushobora kuza kuyikenera. So turebe pump, semi-rotary actuator. So reka tuzi iyo component utari kuyibona hano, uhituza hano handitse muri insert. So muri insert ugahitamo find component, uraza hano ukandikamo pump. So hano batweretse icyo bita fixed displacement pump. Iyi ngiyi dushobora kuyifata tukayikoresha, ino baduhaye fixed displacement pump, iyi ngiyi tukayikoresha muri system yacu, tukaza tukayishyiraho hano, twarangiza kuyishyiraho hano tukaza tugashaka icyo bita DCV, ubwo ni valve. So DCV tushobora kuza hano naho muri library. So muri insert, sorry, hano muri insert tugashaka DCV, directional control valve. Batubwiye ko ari 4/3. Reka turebe ino ifite 4/3. Zino zose ziri power by solenoid, ariko ntacyo bino twabihindura, reka twifatire 4/3 position. Tuze DCV yacu tuze tuyishire hano, reka tubanze tuyeditinge duhindure position. Batubwiye ko hano iri powered by push button, one side it is push button. Ino solenoid reka tuyihore, tuyihe push button gusa. So ubwo iraba iri mechanical. So tuze kuri another side, batubwiye ko ari shift level turafata nk'iyi ngiyi, ariko hano hari ino solenoid tuyikureho tuyihorere. Ino spring returned
reka nayo tuyikureho. Zino ziri spring return reka tuzikureho tuvuge ko iri operated manual nkuko yabitubwiye. Urabona ko DCV yacu tuyishizeho. So turaje dite tureba double acting cylinder ariyo iyi ngiyi nayo tuze tuyishireho hano. Ubwo turabura relief valve turaza hano ku ma valve, turaza configure directional control valve, frequency valve, short pressure control valve, tuze turebe pressure relief valve nayo tuze tuyicomeke wenda hano. Okay, pressure relief valve tuze tuyicomeke hano. Reka wenda nayo tuyikorere rotation turebe rotation, rotate 90. Okay, reka tuyirekere uko nguko. Niturangiza duconnect, tugiye guconnecta ufata port ukagenda uzihuza. Port ukayihuza, ino filter tuze tuyihuze naha, tuze hano ino port yahanga tuze tuyihuze naha, hano tuze iyi port tuze ducomekeho hano kano ga pressure relief valve, tuze ducomekeho kano ka relief valve, hano tuze dushake another tank, tuze dufata kandi gatanka hano, kandi gatanka ka kabiri tukazane hano, tuze nako tukajoyiningeho hano, kuko urabona ino pressure relief valve izajya itigarura hano muri tank. So ahangaha naho tuzana kandi gatanka, ino DCV yacu tuyegeze hejuru, kandi gatanka, kano gatanka nako turaza tukajoyiningeho hano kuri tank T. So ino DCV ino double acting cylinder yacu turaza dufane port A, tuze tuyiconnectingeho hano, tuze dufate port B, tuze tuyiconnectingeho hano. Reka kugira ngo zino zigaragare ko ari line ebyiri, tuze turebe tubanze ducekinge ese iyi circuit niyo, ese niyo, kugira ngo umenye ko wayikoze neza cyangwa se ibyo wakoze ari byo. Uraza ugakanda hano kuri run, iyo harimo error ihita ikwereka ko harimo icyo bita ikosa, ihita ikwereka ahantu hari fault, ukabasha gukosora fault, kuko ntago waraninga ahantu harimo icyo bita fault. So reka tuze tumere nk'abakoze commande turebe niba koko. Murabona ko cylinder yacu urana intuzi irazamuye, amavuta iraza ica hano kuri no position, iraza pushinga fluid iraza ipushinga piston yacu ijya kuri right side. Noneho kuko piston yacu yageze kuri right side, amavuta yaje ahita aca hano muri pressure relief valve, ahita agaruka hehe, bita bigaragara ko agomba kugaruka hano muri tank. So reka turebe twongere dukore commande yacu. Urabona ko twongeye dukora turaswitchinga off kuri DCV yacu, piston iracyari hehe, iracyari kuri right side. Ni ngombwa ngo dushiftinge ino shift, amavuta yongere aze ace muri ave kuri ino P ajye kuri B, aze agaruke hano yinjire muri system, apushinge cylinder, namara gupushinga cylinder yandi yarari muri cylinder hano, aze ace muri no nzira, aze hano ahita agaruka muri tank. Sinzi nimba bino bintu uri kubyumva. Niba uri kubyumva unyandikire muri comment umbwire yuko hari ikintu wumvishijemo cyangwa se ubyumvise. Niba nanone ubona hari ahantu twakosora, nabwo nyandikire muri comment tubashe gukosora. Nago ndi professional muri bino bintu, ariko ibibazo abakunzi bacu batubaza kuri channel yacu nibyo dusubiza. Nawe ubwawe ugomba kutubaza ikibazo tubajije turakigusubiza nkuko wakitubajije. Iyo tubajije ikibazo tubasha kugusubiza nkuko watubajije icyo kibazo. So ahangaha rero iyi ni simple circuit, nkuko umukunzi wacu yatubajije, atubaza nyine ibijyanye n'iyi circuit. So bivuge ngo hano twakongeramo ibintu byinshi cyane bitandukanye muri no circuit, ariko
purpose twari dufite ya mbere ni ukumenya how this simple circuit work, how to learn this simple circuit. So tushobora kugabanya pressure, urabona nk'ubu ngubu nk'iyi piston ukuntu iri kugenda, dushobora kugabanya pressure, dushobora kongera speed ya iyi piston. So ni ibintu byinshi cyane dushobora gukoreraho muri no fluid sim yacu. So ino ni hydraulic fluid sim. Next video tuzareba pneumatic fluid sim. Ese pneumatic fluid sim yo itandukaniye n'iyi hydraulics? Ese component zayo ni zimwe? Ese mu gihe turi gufata ino DCV yacu tukayoperatingisha by sinoid by, twabonye ko hano ifite commande nyinshi zitandukanye. Ese ni gute twakadingaho ibindi bintu kugira ngo be automated, igikora automatic, igikora ibintu bitandukanye? So niba hari ahantu naranje component nabi, sorry please unyandikire muri comment umbwire ukuntu twari kuyaranja, turebe aho nibeshye, aho tutabikoze neza. Next time tuzakore circuit iri professional, imeze neza kandi nziza cyane. So rero nimba wabonye video yanjye ukabona urayikunze, ukabona ni sawa, ukabona ni neza, ubinyandikire muri comment, kuko nkunda abantu banyandikira muri comment bambwira amakosa nakoze muri video, bambwira ibyo nakoze byiza byabafashije, biba byiza. So iyi software uyikeneye urakanda muri description ya video yanjye, nashyizemo link. Iyo link ishobora kukurangira ahantu hari iyo folder. So hari iyo ako ka application ukakadownloading, ukakistara muri mashini yawe, ukabasha kugakoresha. Mfite video nyinshi cyane zigisha, mba narabajijwe n'abakunzi banjye, ziri kuri channel, izindi ndacyazikora. Niyo mpamvu nakubwira ngo ukore subscribe, ugasangiza inshuti zawe, ugasangiza abanyeshuri mwigana, abandi uzi, ugasangiza n'abandi bantu ubona bagakenera bakagakoresha. So Gerineizo Pro niwe muba muri kumwe umunsi ku munsi hano kuri channel yacu ya Tech Trust Pro. Okay, bye bye, naho muri video zitaha.